Yes, ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimire cyane kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu. Twizere ko rero mumeze neza cyane, kandi niba utameze neza turakwifuriza gukomera, turakwifuriza kwihangana kugira ngo wizere ko ejo cyangwa ejo bundi bizagende neza cyane. Turi kumwe na Prince Robert, ni umugabo wo guhamya ko hari igihe ibihe bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bigahinduka, sibyo Roba? cyane rwose. Ntabwo nkubeshyeye. Oya, na Bibiliya irabivuga. Iravuga ngo habaho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Igihe cyo kubabara n'igihe cyo kwishima. Buri mu bihe bihe? Buri mu bihe bihe? Ndi mu bihe byo kwishima. Tuvugishije ukuri. Sindwaye, sindwaje, ukumva? Ntabwo inzara yanyishe, ndi mu bihe byo kwishima. Yego. Baba tugiye kuganira. Ahanini navuga ko uri umwe mu bantu bakora ivugabutumwa ariko rigambiriye gukebura abantu, rigambiriye kuburira abantu, ahanini bitewe n'ibihe, ubwira abantu bati nubwo abantu bose ntabwo ngo ibyera byose harya ngo ntabwo ari amata, kandi n'abatubwira ngo tubizeremo bose si usaba kwizerwa. kubera icyo ukoresha ayo magambo. Hari benshi banatekereza ko ari ukurwanya umurimo w'Imana, ari iki, kubera icyo ukorera muri icyo gice. Kurwanya umurimo w'Imana ubwo ati umuntu wese wiringira Damuru avumwe nk'uko biri bivuga, ahubwo yiringire Yesu, ugomba arwanya umurimo w'Imana. Nese Bibiliya ivuga umurimo w'Imana. Niba uri kuvuga nanjye uri kunkuraho abantu kandi hari abantu bakuraho gute se? Bibiliya iravanga umurimo w'Imana dore n'uyu. Ni ukwizera uwo yagize gute? Yatumye. Sibyo? None ngenda babwiye ni rero Bibiliya yaravuze ngo umurimo w'Imana n'uyu. Ahubwo se aho nari kubaka ni kukubwira ngo umuntu niwiringira Damuru uzasa nawe, niwiringira Robert uzasa na Robert. Nubwo ati abantu bashaka kumera nka Kristo bamwiringire bamere nka Kristo, ubwo se nawe ari kusenya gwe. Ahubwo mu bantu bazahabwa ingororano ngendimo, kuko biravuga ngo abahinduye benshi kugukiranuka, dore gukiranuka kw'Imana nuko nuguhamya ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Abo bazarika nk'inyenyeri, sikira muri Imana rivuga. Ababona ko ijambo bita kugumura abantu urifata gute? Nemeza ko ubwishi bw'abantu atari ko cyo gisobanuro cy'ukuri. Ngiye niko mbyemeza. Impamvu mbyemeza ni iyihe? Nuko namaze kubona ko isi y'uyu munsi itwikiriwe n'igihu cy'ikinyoma. Ko abakiganjemo. Rero iyo abanyabinyoma bari kwishima, abanyakuri barababara. N'igihe abanyakuri bishimye, abanyabinyoma barababara. Ni ibintu n'intambara. Umuntu rero umubwiye ati wiringira wenda n'urugero Muhammad uzasa na Muhammad, niwiringira na Elena White uzasa na Elena White, niwiringira ba Chastity Lasso uzasa nabo. Nanze kuvuga bo mu Rwanda kugira ngo batavuga ngo ni kubagumura abakristo. Ariko niwiringira Kristo uzasa nawe. Sibyo? Umuntu asa n'icyo akora urabizi. Umuntu asa n'icyamubyaye cyangwa si itungo risa n'icyaribyaye. Nubwo uyu munsi wenda hagenda hakora icyo bita kubangurira, ariko mu by'ukuri realite buri ikibangurirano ntago wafata intare ngo ibangureho ingwe, n'ubundi ntago wavuka ingwe cyangwa intare, havukamo ikindi kisangwe ntare, sibyo? Kimanyi cyayo. Ikimanyi cyayo. Rero nukuri uwo murimo ngeza ukomeje, numva no kugera ku munsi w'amateka ariko Imana izampimbera, ntabwo nzawureka. Yego, wenda reka se nkubaza muri ubu buryo. Navuga ko uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga hari umubyeyi waje akora ikiganiro avuga agahinda gakomeye, ubona afite amarira, avuga ibintu byamubayeho ubwo yari mu rusengero cyangwa se yari umukristo wo kwa Apotre Mignone. Wenda kwa ko byaje kuri social media, reka tubivugeho muri ubu buryo ariko tutagambire kugira ngo dukomeretse umutima, tugambire no gufasha n'abandi bantu bari hirya no hino bagiye batandukanye, tunabakibura kuko wenda ibyamubayeho bishobora kuzaba ku bandi, cyangwa se niba kuko bitewe nuko uri buze kuza gutubwira. Avuga uti mfite agahinda, rwa rusengero bantanzemo igitambo, si umwe si babiri si batatu tubonye kuri social media bavuga ku buhamya bw'uko abashumba babo hari uburyo babakoresheje mu buryo bwabo mu isi y'umwuka. Nawe kuri iki kibazo nkubaza, ese koko ibintu koko ubundi birashoboka?
mvugiye muri rusange sibyo yego birashoboka ko umuntu waba igitambo cye kumushumba washobora kugutanga umuntu reke n'umushumba umuntu wese ugufite mu biganza umukoresha umubyeyi umuyobozi undi muntu wihaye ngo agutware wowe waramwihaye sibyo birashoboka ko waba igitambo cye mu bigaragara n'ibitagaragara noneho haza intambara ikomeye n'uyu munsi ngikunda kubwira abantu gusobanura ibintu bitagaragara ko bibyara ibigaragara abantu benshi ntabwo bazi kubisobanura ariko ibi bintu tubona biba mu bitagaragara donc tukabibonesha amaso y'ibigaragara biba byaravuye mu bitagaragara Bibiliya itanga urugero ku muntu witwa Elisa n'umugaragu we witwa Gehazi ingabo z'Abasiriya zarabateye zimaze kubatera Gehazi aza yirukanka kuko adafite amaso y'umwuka abwira shebuja avuga ati turapfuye turashize Elisa ahita asabira Gehazi kugira ijisho rireba ibyo atarebaga avuga ngo iyaba Imana yari iguhumuye amaso ngo urebe ingabo ziturwanirira sibyo uburyo ziruta iziduteye ibyo bintu byabaye no ku muntu witwa Yakobo ngo aryamye abona urwego rw'ingabo ziva mu ijuru zijyana ibisubizo n'izindi zizana ibisubizo n'izijyana iki ubutumwa bw'ibibazo mu isi y'abazi kurenga imbibi z'ibigaragara bakinjira mu mbibi z'ibitagaragara bareba ibyo abandi bantu batareba sosiyete yacu irabizi abitwa abahanuzi abapfumura ni abantu barenga ibihe binjira mu kirere cy'abantu akaba yakubwira ibintu bizaba ejo mukabisanga yego kandi abitwa abahanuzi bariho bahozeho bazanabaho abantu rero bazi gukoresha isi y'umwuka bashobora gukoresha ubwo buryo bwo guhanura kuragura uri kumva kwerekwa sibyo guhishurirwa revelation hari noneho n'abakora ama prediction spirituelle umuntu akicara akereka abantu uburyo ki 2027 bizagenda abantu babyinjiramo bakabibona mu isi y'umwuka rero abo bantu bazi gupfumura bakinjira muri icyo kirere bafite ibintu byinshi babona abandi bantu batabona kadufata urugero rwa hafi umuntu ashobora kwinjira mu mwuka wa Damuru no muri space ye akabona ibintu bigenewe Damuru ahazaza byawe sibyo isubizo byanjye nk'uko no mu buzima busanzwe rero umuntu yinjira ahantu yagera kwa Robert akamenya ngo kwa Robert habiki Robert yadazi kukirinda neza abajura baraza bakakiba hano twicaye wenda n'urugero hari flat screen iyi flat screen ni yo Robert yaguze nacunze neza ngo njya kuryama nkinge shyireho ibihindizo sibyo chaka mararume ngiriye chaka imbwa chaka abazamu iyi flat screen bayiba ibyo ni ibigaragara no mu isi y'umwuka rero hariyo ibitagaragara biza kuba mu bigaragara ubu abadukurikiye nanjye ubwawe nta gutekereza kubaka umuryango bihera mu bidafatika sibyo ariko bikinjira mu bifatika kuzagera igihe Damuru tubona afite umuryango umugore n'umwana donc akubaka ya family ariko mbere yuko twebwe tuyibona hari byabanje mu muri wowe wajya guhipanga nuko izagenda n'uwo uzabana nawe nabo uzabyara nawe uzatura donc iyo mind wubaka muri mindset hari abazi no gupenetra bakayinjira muri wowe abo rero nibo bafungura ijisho rya gatatu uyu muntu rero mu isi y'umwuka ashobora kwinjiramo akabona Damuru ejo hazaza ibihubatsemo mu isi y'umwuka iyo hatarimo ibihindigizo n'uburinzi bwabyo barabistoringa bakabyiba sibyo reka mbwira abantu dukurikiye ko abantu benshi babiba urubyaro ibyo bintu se birashoboka oya ntabwo bishoboka yes birashoboka yararemewe kuzabyara urubyaro rwe bakarwiba ni ryari umuntu n'umugabo baramwiba n'umugore baramwiba wowe ukaba wikundaniraga n'umukobwa muteganya ku bana mu isi y'umwuka undi umuntu akaza akamustoringa akamushyingira undi roho ye bakayikonekita ku yuwo nguwo ntumenye n'ukuntu bigenze sibyo noneho spiritualite kuyisobanura igora abantu benshi cyane ntabwo umuntu aba afite imbaraga zo kuza gusobanura ibyamubayeho mu bitagaragara ngo abishyire mu bigaragara biragora ari nabyo bamwe
mu kubizana muri sosiyete babyita speculation, ibihuha. Sinzi niba wanyumvishe neza. Noneho rero sasa uko abantu biga siyanse ya biology bakiga siyanse ya physics, niko no muri spirituality hari abantu biga spiritual area. Noneho ikintu kica abantu ni ikiye muvandimwe, abantu benshi batazi ubuzima bw'umwuka. Nkunda kuvuga ngo ni ibitambo by'abasobanukiwe ubuzima bw'umwuka. Kafata urugero rwa hafi, nuhura n'umuntu akakubwira ngo ibi bintu ntibibaho, ujye umureka nuko abizi ko bitabaho, ariko si igisobanuro cy'uko ibyo bintu bitabagaho. Kafate example typique, uyu munsi isi yacu isatuyemo ibice bibiri, sibyo? Isi yacu tugezemo imaze kwenseramo igice cya gatatu, byose bifite icyo bisobanura. Iki gice cyitwa ngo ubwenge bukorana. Ubu hari abantu bimutse igice cya offline bakakivamo bakinjira muri online, bamaze kwinjira mu gice cya meta, aricyo kirimo artificial intelligence. Nizi artificial intelligence nazo zifite ukuntu zifite amapro abandi binjiramo batazi. Ejo nari ndi kureba indirimbo y'umuntu witwa Bigizi Janti, umuntu witwa Karenzo yakoze, ndayitegereza nyikorera sentence isanga ni artificial intelligence yakoze video. Ariko ubu wibwiye umuntu uri mu majyaruguru kavuga ati iyi video ni artificial intelligence yayikoze, uravangiwe uri iki? Kubera iki? Isi y'ibitagaragara wowe utazi si igisobanuro cy'uko bitabaho. Ndagira ngo manze gishyireho umucyo. Abantu benshi batubonye ku mbuga nkoranyambaga, ari nk'umuntu kuvuga ngo ngoroba ngo sinari inkuzi. N'urugero nk'uyu munsi hari umuntu ushobora kubona ikiganiro bwa mbere akavuga ati wa musore we, wagahita banga ngo wa musore we kuko atakuzi. Kuba utarunze ni igisobanuro cy'uko ntabagaho, wari uriho nuko ataraka. Voilà. Iyo sanzure rero narindimo mu isi y'ibitagaragara, hari ibindi bintu mutabonesha amaso. Ni byinshi rero kurusha ibyo twebwe tutazi mu mwuka. Kamfate nk'urugero rwa hafi kugira ngo abantu babyumve neza, ndi kugenda nsobanura kugira ngo twinjire in deep mu kiganiro. Damu, wari waryama nijoro ukabyuka ugahita ujya mu kazi kano ka YouTube usinziriye wowe nkakora cyane. Iyo uriyo ntuburi gukora, ndakora cyane, ntuwaprodinga, ntukoresha interview, mu gitondo ntusanga uryamye hano, sanga nkiryamye. Ya mbaraga yawakoresheje mu isi y'ibitagaragara ni hari igihe ubyuka bya bintu wari uri gukoresha mukazajya kubikora ugasanga ubishyize mu iyo connection y'ibitagaragara iza kuba mu bigaragara. Naho ngaho bigenda, niho uzumva abantu benshi ngo umugore ufite ngo Imana yaramumpaye, yamurose mu nzozi, cyangwa se ajya mu isanzure ya revelation. Mu buryo rero bwo kwigisha iyobokamana, iri sanzure rya revelation ribaho. Habaho amajuru atatu. Habaho ijuru rya mbere ry'ibicu. Iri juru ry'ibicu naryo rikoramo ibintu bidasanzwe. Abazi kuryinjiramo, uyu munsi hari umuhungu umwe nakurikiye kuri channel imwe ya Isimbi TV, niba ari Katebuka, donc uyu mwana w'umudokiteri w'umukire. Hari ijambo yavuze ndaryuza, aravuga ngo abantu bazi gucuruza ntibagicururiza hano ku butaka, bari gucururiza mu isanzure. Rero bamaze kugera mu isanzure ntabwo baraza kungana n'abagicururiza ku butaka, birwa mu isanzure bakaza kurya ku butaka, sibyo? Bakaza kurara ku butaka. Donc imbibi bamaze gupenetra, icyo bita gupfumura. Aba bantu rero bapfumura bakinjira mu isi y'umwuka, bajyayo bakareba ibyo mwebwe mutabasha kureba. Ubundi umuntu ni inyama, amaraso n'umwuka, bitatu. Ibyo bintu biba bivanye mu isi y'umwuka. Rero hari umwuka utwara umuntu witwa ikibi n'ikiza. Umwuka, reka tugaruke kuri uyu mubyeyi nere kwinjira muri spirituality cyane kuko abantu bashobora naho turahinjira nta kibazo. Yes. Abantu benshi uzumva bavuga ngo twagiye ngo kwa pasiteri ngo badutanzemo igitambo. Nahoze nkuri ikiganiro ndi kuvuga ngo ntago ikibazo ari pasiteri, ahubwo nabamwizaniye. Nta numwe abwira ngo karabenguze hano, ahubwo impamvu, buri impamvu ikomeye kurusha igikorwa umuntu yakoze, sibyo? Icyateye umuntu gukaraba akajya kureba pasiteri bamutambyemo igitambo nk'uko abivuga, nicyo gikomeye kurusha icyo gitambo bamutambyemo. Yes. Niba yagiye yose kandi azika sanze Kristo, ariko abafite ibintu bimujyanye ararikiye, iki turacyemeranywaho, bimuhagurutsa mu rugo ntagakiza. Okay, niba ari agakiza rero kamujyanye, sibyo? Imbaraga zo kujya gushakira agakiza ahantu ashobora kujya yakagwayo harimo tena,
tena gute harimo tena sibyo ari naho ikibazo uyu munsi gikomereye abantu benshi uri kumva bashakira ibintu bidakwiriye gushakirwa aho bikwiriye gushakirwa. Abantu benshi bashakira ibintu ahantu bidakwiriye kugira gute gushakirwa. Aba bari mu mazu y'imbohe abenshi bakoze ibyaha by'ukuri atari abarengana kuko hari n'igihe umuntu ajya mu nzu y'imbohe arengana. Abenshi baba baragiye gushaka ibyo bari gushaka ahantu hatariho. Hari n'abantu bajya gushakira agakiza ahatariho. Barayobye. Ubwashize uyu mugore witwa Scovia, uyu Apotre Mignone yigeze kumutumira, ubwo ndi kuvuga ibintu biri prophetique. Amaze kumutumira avuyeyo ajya kuri kamera aravuga ngo ariko hari ibintu nabonye. Ubutumwa nabonye hariya ari nyiri ubutumwa wabutanze, donc n'ubutumwa nasanze ari uburuta. Haruruta ubutumwa na nyiri ubutumwa. Icyo kintu ndumva mwarakibonye ku mbuga nkoranyambaga. Arakivuga Scovia. Sibyo? Urumva icyo Scovia yabonye ni ikintu kitari kurebeshwa, donc Scovia yahishuriwe. Aravuga ati gute bite nyiri ubutumwa n'ubutumwa nuri gutanga ubutumwa ha ko mbona harimo comparaison itameze ukuntu itandukanye. Donc izo mboni z'ijisho riri kureba niryo abantu bari bakwiye kugira gute kugira kamenya ngo se ahantu ngiye ni kwa Apotre runaka Gitwaza Masasu kwa Robert ubwo ni kuvuga abantu bose muri rusange bahamagara abantu ko bari kubahesha agakiza. Iyo aba bantu bagiraga revelation nk'izo president agira wacu ankomeze sibyo koko aha hantu byonyine muri senteze yanjye ari nyiri ubutumwa ari n'ubutumwa n'ushinzwe gutanga ubutumwa n'indukazi mwaka na kadovuari gatoya kari researchable sibyo kaze nyiri ubutumwa kuko ni nyiri ubutumwa. Yes, ese koko niyo realite. Niba uyu munsi nk'urugero nk'abantu ngende gukotinga ibintu abantu bagiye bivugira nk'abantu bajya kwicara imbere ya Apotre Dr Paul Gitwaza aravuga ati nuhinguka hano iwanjye nkaguha n'agatuti kanjye ngewe. Ibi nibyo yivugiye sibyo? Nkaguha agatuti kanjye nundamye mu yandi magambo nusingize nunyogeze sibyo mu mvugo yuzuye uri kumva mbere yuko ushima before yuko ushima Imana first of all praise me ndamya shimira. Ubundi gushimira ni iki? Ni ugusingiza ni ugutatura ibigwi sibyo praising Imana tuyishima voilà praising mu Cyongereza ni ugushima mu Kinyarwanda mbere yuko none se ubwo ni ikibazo ni icya Apotre Gitwaza cyangwa ikibazo n'ukaraba abizi neza ko mbere yuko ashima Imana aramanza gushima. Abantu bamanze nahanga bakwiye gushyiramo icyo bita inyurabwenge. Nge sindeba ikibazo cya Apotre bavuze ngo ajyana abandi kuzimu. Nge n'uyu munsi ndacyashinze abakaraba bagashyiraho makeup umuntu ukaraba agarebamo umwenda mwiza kuruta indi myenda akaba ati ngiye aha kuko ahantu ugiye muri wowe muri mindset harakwiriye. Hanyuma rero niba wagiye ahantu uzi ko hadakwiriye sibyo rega buriya mu bwami bw'Imana haba mu cyo bita principles. Imana yanga injiji guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru n'abantu bose bayizera banga injiji. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Ikongera ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha nukujijuka. Umuntu wajijutse aba yamenye. Urumva ahantu ikibazo kiba giherereye. Naho ibyo kuvuga ngo niba imboga zizanye yes kaze neza imboga zizanye kandi niba imboga zizanye what can I do? Ngomba kuzikoresha icyo none kuziteka none sibyo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Ubwo ikibazo wowe uyu munsi kibona kuwijyanye ntabwo kibona ko yes none tuwe clear rega wowe uzakora rega dore nibyo bintu byabaye ku muntu witwa Adamu na Eva bo bakoze icyaha babaze kugikora uri kumva aho kugira ngo banakemere batajya kugishinza Imana
umugabo aramubaje ati kuki wakoze icyaha ngo ubundi Imana ngo umugore waremye uyu mugore waremye ngo niwe kibazo. Umugore yabaje ati kuki wakoze icyaha ngo urumva ngo iyo utarema inzoka se hari gahunda yari kubaho. Ntabwo bafite ubushobozi bwo kwemera ko aribo bakoze icyaha. Sibyo? Ingaruka ubundi principe iba mu bwami bw'Imana ugomba gusporta ingaruka z'ibyo wakoze. Point fini terminé. Umuntu wasambanye Imana imubabara icyaha cy'ubusambanyi, ariko ntabwo Imana ikuraho sida wajabuye muri bwo busambanyi. Ariko nubwo uri kuvuga gutyo uri kwirengagiza ko abantu benshi basa n'utamenya abantu ni impumyi, niyo umuntu agize inyota yo gushaka agakiza ntabwo ubwenge cyangwa se no guhishurirwa ashobora kugira akavuga ati ahantu niho nkwiriye kuba ndi, muri we ntabwo byahita biza direct. Uwo rero nakubwiye ngo impamvu iruta igikorwa. Umuntu wagiye ku bujiji bwo kutamenya n'ubundi Imana imukurikirana niyo yajya muri uwo mworera ntiyaza atubwira ngo mvuye ikuzimu. Ku wa mbere aryamye Imana yamugata aho hantu wagiye siho. Yego dutandukanye umuntu wagiye ku bujiji n'umuntu wagiye yitwaje ngo nge ngo ndusha gutera haleluya abandi bose. Yagiye kumenya uko batera haleluya mu rusengero z'umurambara z'umwuka kurusha abandi gute. Ujye muva ku ndyarya. Muri we hari ikintu kirimo yamenye. Sibyo? Iyo twicara hano turi gukora senteze no kwanariza. Ngewe mfite haleluya irutiza abandi bantambye bigitambo. Wageze ku rwego utangira kugira haleluya z'amavuta zirutiza abandi kugira ku rwego bakubonamo boro. Bivuze ngo hari icyo wamenye hari n'icyo wirengagiza. Tandukanye umuntu uhaza ibyaha akabatika ninjire mu ntuza mu rusengero. Mwebwe hari ibintu mwebwe mutaramenya uri kumva. Aba bastari banyu bose ejo bundi mwabatije mwasezeranije bamwe bavayo bakababwira ati ngewe ndasambana sinzigira ndeka gusambana. Imbaraga zabajyanyeho n'inyungu z'icyari kibajyanyeho gitandukanye n'umuntu ushobora kuba haza ibyaha akabatika njya ahantu. Iyo ushaka n'Imana n'umutima wawe wose Imana irakwihishurira. Aho ngaho ni ukuri pe. Yego. Rego uzagane n'abantu bose bajyanwa muri gereza bakoze nk'ibyaha bigaragara. Arasoza agatego ngo ni Satani wanshutse. Ako mbere yuko gushuka mu bwenge bwawe no mu mitekerereze yawe wari uzi ko kwica umuntu ari icyaha. Wari uzi ko gusambanya umwana w'imyaka 11 hari imbaraga zagutwaye yego, ariko wowe hari umutima nama wawe wanze kumvira mbere y'ibindi byose. Yego. Wakibaza ati nibyo mu isi y'umwuka bibaho, hari umuntu ushobora gushinga urusengero mu byo agambiriye koko ari ugutamba abantu b'Imana. Icyo wagambiriye ni iki? Inyungu akuramo ni iyi? Urumva nakubwiye ngo ibintu bitagaragara bibyara ibigaragara. Mu isi y'umwuka ushobora kwicara kwa ati mbo akeshi la majority y'abantu hari ibintu bitatu bituma abantu bajya gukora ibintu byose mubona. Icyo bita money and favor, sibyo? And honor. Faranga, cyubahiro n'igikundo. Yes. Nibyo bintu bundi abantu benshi bituma bashobora gukora. Ni nabyo Satani ashukisha abantu. Tujya mu bigaragara n'icyo kintu. Donc ukukuramywa, ukugusingizwa, ukukuvugwa, ukugira ubutunzi, donc nicyo kintu gishobora gutuma abantu cyubahiro bagufata nk'udasanzwe n'ujya kukuvuga hagatinya kugira ngo mu kanya utaza kumenya inkuru igukubisa hiturutse n'urugero nyine nande. Donc izo mbaraga nizo zensera abantu benshi kujya gukora ibyo uri kuvuga. Abantu rero bakora n'isi y'umwijima kugira ngo ubikore nuko Satani agushyiraho condition ngo ati okay I give to you but you give to me. Ndagukorera ibi nawe ukora ibi ngibi. Aho rero niho haza za deal zo kuba ati ndashaka ubugingo burimbuka uri kumva nanjye ngagukapasa zibora. Tuzakorana gute gutya na gutya. Condition zanyu zazubahiriza yego nangiza nzazubahiriza. Bikorerwa he aricyo kibazo abantu benshi bakunda kwibaza ngo nanjye ngeyo. Bikorerwa he aha setse ntago ari kukibaza ariko reka nyigusubiza ko bikorerwa he nanjye ngeyo. Buriya uyu munsi isi yacu ifite imbaraga eshatu zikomeye ziyitwara zashishuwe ku mbaraga z'ubutatu bw'ubumana.
imbaraga yitwa umwuka umenyesha ikibi n'ikiza. Uyu mwuka umenyesha ikibi n'ikiza body icyambaye yitwa Satani, sibyo? Iyo umuntu atangiye gukora ubushakashatsi bw'ikintu yita cyiza ariko gisherekeje ikibi, nzasambana ariko mbona akazi. Yego. Ubundi abakiranutsi b'Imana birashoboka ko ashobora guhunga icyaha akajya mu byago, uri kumva, ariko abanyabyaha bahunga ibyago bajya mu byaha. Umuntu wicaye bati mbona akazi ariko nkasambanire, uwo mwuka wamwatatse ni umwuka umenyesha ikibi n'ikiza. Kabiri, isi uyu munsi hari amasosiyete secrete agiye atandukanye abantu bagenda bajoyininga mu isi, cyangwa se imiryango y'ibanga abantu bajoyininga. Iyo miryango ishobora kukurambagiza cyangwa se nawe ukayishaka kugira ngo ugire gute uyinjiremo mu buryo bubiri. Hari abarambagizwa, hari n'abagana iyo miryango bitewe n'imari bafite, bo bakaba bakubona bakakurokirika. Exactement. Uyu mwana afite eloquence. Uribuka history ya Daniel ukuntu batoranijwe na ba Mesadraka na ba Meshaki n'abandi bana b'i Babuloni, bagwe ngo mugende mureba abana b'abanyabwenge bazi kuvuga mu ruhame, bibikomangoma, badafite inenge. Donc hari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma umuntu bamukorera recruitment. Yego. Simwijima ikakurokirita. Iyo niyo step ya mbere, harabo bihitiramo, sibyo? Yego. Noneho hari n'abandi bashyiramo imbaraga bakajya kubashaka. Rero muri iyo miryango y'ibanga uyu munsi isi irimo yitwa 13 ariko nayo ifite udushami za Freemason, Illuminati, Rosicrucian, Rothschild, n'indi Zionisme, uri kumva, n'imiryango myinshi igiye itandukanye. Wowe ushobora niba abashaka kujyaho abashaka kurimbuka kuko hari abantu babihitamo, nagwe ngo ni amahitamo yabo. Wowe usacinga abo bantu bahisemo gukora niyo miryango ukajya kubajoyininga, niho benshi rero baza kugwira. Ukabona umuntu yaragiye ngo yabona ibyo yashaka kuko bamuhaye condition, yabona binunaniye akavuga ngo baranambye. Bagutambye ikisi ko ari we wijyanye, ariko igihe babikora atabihisemo. Igihe atabihisemo rero habaho icyo bita favor of God, ubuntu bw'Imana. Ni Bibiliya niyo mpamvu ivuga ngo Imana ifite ubushobozi ngo niyishyire ikuzimu kandi igakurayo. Tandukanye umuntu wajyanywe atabizi kubw'ubujiji bwe ariko akaba afite n'umutima wo gushaka Imana, uwo muntu Imana yamwikurirayo. Ariko umuntu wateye intambwe akajyana ubugingo bwe tudurwa, kajya gusengera hariya kwa dadi, kajya gusengera hariya kwa mami, kajya gusengera hariya kwa poso wanjye, kwa nuza wanjye, wowe ubwawe ari we wijyana. Uragaruka uza gusakuriza abantu b'Imana utanafite n'ibimenyetso. Wa mungani bakujyanye baguhurure bakakujyana mu nkiko, wabisobanura kuza kuza ngo umuntu yagutambye ate dusobanurire kanaka yaranyishe yica abantu bica te uko byamugendekeye. No bitwereke preve. Ubu wagiye ukabwira BTC Dr. ngo baranyishe ngo banjyanye kuzimu bica n'abandi gute dusobanurire. Ntago habibwira nyine mwisi umubiri ntago bisobanura. Ntago ahavana. Uko rero buriya ari boro ikomeye nkunda kubwira abantu irutindi yose, ni ubugingo, ni soil iri vierge. Donc ubugingo basi butarabona Imana by'ukuri, sibyo? N'ubwamaze kuyishurirwa nizo mari ziri mu isi kuruta izindi mari zose, kuruta zahabu. Uri ko buriya sura izi nambara ba Donald Trump bari guteza, ba Emmanuel Macron n'abandi bose bagenda bateza ibibazo mu isi, ba Kisekedi, ba Neva, uri kumva, bateza ibibazo mu isi. Ni selling of soil, umucuruzi bw'ubugingo. Mu byo abantu batazi. Yes. Wenda nubwo uyu mubyeyi wakoze ku ikiganiro yatewe amabuye, ariko nubwo abivuze si rimwe si kabiri, ni inkuru zivuzwe n'ubundi kuri Apostle Mignonne. Abantu benshi bavuga atajyana abantu kuzimu, batamba abantu mu bitambo, tabavuga butumwa bamugezeho, bigenda gutya na gutya, bagatanga ingero, bamwe abaha imodoka, benshi biki abashukisha ubutunzi, bagerageza no gukangura n'abandi bose bakiri maso kuba batajyayo. Uyu munsi wenda majorite nk'abavuga butumwa bose n'abatarajyayo, ni uko bwita karagato kwa Mignonne nzakageraho gute. Benshi kandi n'abenshi baraba badasinze bumva uburyo bazagera
kwa Apotre Mignone, nyamara wenda nk'uko bamwe babivuga icyo abakora atari ikintu cyiza. oya abagashaka niba babona bagiyeyo karabahiriye nari byiza sibyo. none se umuntu ufite inyota n'inzara niba abona reka nkwe nk'uryo rwawe hasi hari abavuga butumwa cyane cyane abenshi bo muri ADPR bagiye bamenyekana cyane. Niba ubona mama Lionel yagiyeyo kakamuhira nawe ni karibu. Niba ubona nyira Pascal yagiyeyo kakamuhira nawe ni karibu. Niba ubona Niseti yaragiyeyo bikamuhira ni karibu. Niba ubona abitwa ba Nayisi baragiyeyo bikabahira se ni karibu. Niba ubona abantu bose bagiyeyo abona byarahiriye sava. Arega umuntu udafite ijisho ry'umwuka wimusaba kurebesha ijisho ry'umwuka atarifite. Bisaba kubanza guhishurira. Winabimubwira mu magambo. Nta kintu biraza kumumarira. Sibyo? Hari abakecuru yicara akabata ariko sha. Ati roba. Atajya ngubona. Nkabona uri amavuta y'Imana. None yagushizeho. Uwo mukecuru aba yabonye ati. Ni mu mwuka. Ntabwo njye mba bivuga kuko yeshi biganira benshi. Ko uri muntu w'Imana ngo nta mavuta y'Imana kimuriho. Yararangiye. Ko baba bamubonye akarabye isura ari nziza. Umisi yashize urabona uno muhanzi witwa Noheli G. Hari umuntu ngo wari umuzi kera nyine ngo akirije umuvuga butumwa. Uri kumva? Abayabatisha Noheli sha ati yakamutse amavuta y'Imana. Kandi icyo gihe yabaga yambaye imyenda mibi. None uyu munsi dukote twiza iki kucya mwitegereza mu isi y'umwuka agahita abona ko nta mavuta ariho. Hari undi wabwate uyu ubwiye umuntu rero utafite iryo jisho agwati iryo ni ishyari ufite. Ni ishyari ry'uko ameze neza. Ufite ishyari yanakubona ko bati washonje. Nkanya abantu benshi iyo ndi gukora ibiganiro by'umwuka bazi ko ndi umushonje ndi umukene ndi umutindi wo kubabarirwa. Uri kumva? Uvugishwa n'ije. Hari inzari. Kandi niba hari abajene bibereyeho neza muri Kigali nanjye ndi nyuzwe nuko ndi birampagije. Sibyo? Rero niba n'urugero umuntu avugwa bakavuga ati kwa kanaka bikabivugwa mu bantu wowe niwe ukwiye kwikora synthèse no gukora analyse kuko ibyo bintu bivugwa ntago ari kuri Apotre Mignone bivuzwe wenyine ariko uziko no mu gihe cya Yesu babivuze. Yesu ubwe baravuze atariko yarabajije we ni Yesu wibarije abigishwa bavuga atariko abantu muri societe bamvuga gute abigishwa baramusobanura bavuga ati hari abavuga kuri Beelzebul umwami w'iki abadayimoni. Yes. Umuntu ni ukwiye gukora synthèse agakora analyse mu kugiti cye kaba atariko uyu mugore bavuga koko n'ukuri pana kugendera ku byo bavuga. Wewe wigenda ku bintu bavuga ukora analyse nkurikije ese ibyo yigisha ni ijambo ry'Imana cyangwa n'inyigisho zirari ry'ubutunzi n'urugero nanze nizo bita prosperity gospel. Irari ry'ubutunzi ribwira abantu ko isi ryoshye kandi tubona ko iri kurimbuka. Wowe ukora analyse wuze ku giti cyawe. Kabiri usenga Imana wibwira ati Imana mishurira. Ngiye nkunda abantu sibyo ahubwo ati narasenze Imana inyereka iki. Okay, urumva ko Bibiliya iravuga ngo werwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Urumva uwo muntu wasenze Imana ikamuyishurira ikintu atandukanye nawe Damuru uragenda mu kigare. Ndagenda mu kigare ngo mwanarize uko numvise runaka bivuga mwanarize. Ikindi cya kabiri isi y'umwijima ihisha mu myandiko mu mvugo mu marenga mu bimenyetso. Ni murebe mugate ko se kwa Apotre Mignone koko dukurikije synthèse kubazi kurebesha ijisho ry'umwuka koko akagatuti kuko bakavuga ibyo bakavuga ni ukuri. Turi kugendana. Ese ibyigishirizwayo bihuye n'ijambo ry'Imana cyangwa ni ijambo ry'Imana ry'igice. Turi kugendana. None mukura synthèse mukanariza aho uri kumva ibikorwa bihabera ikiza cyabyo biba biri online. Ibitagaragara byo mwibanga ni ibyo mwibanga nyine ntabyo muzi. Sibyo? Nimusoza mugate okay o decision yanyu nge nzajyayo nge sinzajyayo hanyuma umunsi wo kurimbuka nugera imbere y'Imana nta muntu uzajya mwijura kuri uyu ndi. Ntabwo uzajya ufata ngo kananga ngo reka njyane ngo na Robert no. Robert azagenda imbere y'Imana ku giti cye n'abantu yabwirije ubutumwa bwiza. Niba ari abantu yabwirije ubutumwa bwiza bagahinduka bagakiranuka kubera impamvu zo kwizera Kristo aba bahemberwe nk'ikamba ariko najya imbere y'intebe y'imanza n'urubanza niwe uzahagarara ku giti cye. Apotre Mignone azagenda ku giti cye peke
sibyo ni ibyo kuzagera imbere y'Imana ngo urumva Yesu ngo niwe undimbuye rikirike niba Imana itarababara Adamu na Eva ikamukura mu ngobyi ya Edeni niko nayo itazakugendekera kuko twese turi bene Adamu turi kugendana yego uyu munsi abantu bicare donc inkuru kuba yaje ku mihanda muyikorere senteze muyanarize uyu uvuga ni muntu ki uwavuga se we ni muntu ki ngewe se ndi muntu ki uri kwanariza hakurya ubundi abantu batinya ubwoba bw'abantu bagikuzimu n'ubundi mu mitima yabo bazi ko bazarimbuka urabizi n'ubundi wowe uri umunyabyaha usanzwe uri umunyabyaha kana akavuga ko ari igikuzimu none Imana nazarimbuka ko namwumvishije ko nigeze kumva ikigara wamanje ukikora senteze ukiyanariza wowe ubwawe wumva uri umukiranutsi nicyo cy'ingenzi nawe ibyo kuvuga abantu none se uwo mushumba ndamureka tuganire ari twebwe bavuga ko turi abakozi ba Satani siko bizwi n'inyandiko nyinshi n'amakomanteri sibyo abantu bose bavuga ko ari abakozi ba Satani umukozi w'Imana kuri YouTube wese ni uwa Satani nk'ubu ADPR yaradutenze ntabagutumira mu rusengero kuko waje hehe kuri YouTube ubwo ku ruhande rwa ADPR n'aba YouTuber nkatwe turi aba Satani niyo ubwiye umupasiteri ati wazamaye ijambo ngabwiza ko numva riri kunyakama hatera banyirukaniye nzakubwira akagufeta ngo nzakubwira ariko mu osanse yo kugira kuko abizi ko hari itegeko ribuza aba YouTuber kugira gute kubwiriza mu rusengero rero uyu munsi tutafika kwa damu ya kufika kuangalia na macho leo ni ya kuangalia na macho ukagira gute muda ya leo ni kuangalia na macho mazuri kuko isi yacu yameza menshi icyo naringiye kubaza niyo uwo muntu yaba wenda niko kuzima ajya wenda uba mu rusengero rwe ajya ariko ukurikira Imana yo mu ijuru hari cyo byari ntago bikunda ntago bikunda nagusubiza nabonye donc urabizi ibintu by'umuriro bya kuha iyo ufashe nuza iri negative phase na netre abantu ukizakozaho urutoki siri kwitivuka uwo mwanya ntago bikunda ntabwo urusengero warubamo ntabwo wahasenyera ngo bikunda nta nubwo Imana igitura mu materaniro y'abanyabyaha ntibibaho icyo cyo rwose nyikurira ibanza kugusohokamo iragukuramo ikava muri Babuloni sibyo nicyo cyo rwose ndahuranije never kwababwira ati Babuloni muyibemo igihe cyo kusohokamo ntikiragera ahantu hakorerwa imihango y'umwije nese ubundi ubwo bugingo bwawe n'ubwicisha inzara n'ubugaburire buzarya iki tell me ubundi uzarangira upfuye exactly kuba ufite umubiri uzi kurya neza ariko ukabugaburirwa uburozi bizareka ku mubiri gupfa urangira upfuye nuko filime yizi ubwo inama watanga cyangwa se nicyo wabwira abantu ubu bwabo ni bikorere evaluation bakore evaluation yabo icyambere mukore research ese ikintu Imana ishaka ni iki yego buriya nyine impamvu nakubwiye ngo nakunze Scoville ni ukuntu yagiyeyo avuye aza akora research abatari ibintu nabonye urumva umuntu ufite ijisho rireba neza ati ibintu nabonyeyo nyiri ubutumwa n'ubutumwa bwe abamutangira ubutumwa baramuruta mu cyubahiro uwo yanuse no kuramywa n'iki aba yabibonye byose sibyo turi kugendana yego abantu basacinga bamenye iki Imana ishaka n'iki ishima kuruta ibindi bintu byose kabiri bagishyire mu bikorwa rego kwivugisha utugambo twirwa no kuri kamera ngo turakijwe ntago ari cyo cy'ingenzi ni ukuviva ubuzima bwo gukiranuka damu naho ibindi bazabahuha muzahwera muzamuka nk'imbwa uri kumva kandi kugeza igihe Yesu azazira abimuka abarozi bo mufite ibibazo wimuka agasozi ngo wunze umurozi ugasanga yundi yego reka dusoze dushimira n'abantu babanye natwe igihe kiba tugezemo ntabwo ko n'abantu benshi gushingira ku byo bumva cyangwa se n'ibyo bavuga birakwiye ko buri umwe wese ku giti cye agira uruhare mu guhitamo kandi abantu barinda imibiri yabo damuru barinda ubugingo bwabo barinde n'umwuka wabo n'ubutunzi bwabo bro yego
turabashimiye cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao